Izina Claudine. Claudine ni izina rihabwa umwana w'umukobwa rikomoka mu rurimi rw'Ikilatini rikaba risobanura ucumbagira. Ba Claudine bakunze kurangwa n'umutima w'impuhwe, ni abanyamahoro, babanza gutekereza mbere yo kugira icyo bakora, ni abajyanama beza kandi babasha gukemura ibibazo byabo. Ndagusuhuje kandi muhaye ikaze wowe uhisemo kubana natwe. Tugeze muri uwo mwanya twari gusobanura ubw'amazina. Ndumva kuri mikoro nk'ibisanzwe ndi Isingizwe Edith. Turi kuri Media Empire. Mbere yuko dukomeza tubabwira ibiranga ba Claudine, reka mbanze nibutsa abantu batwandikira muri comment badusaba ubusobanuro bw'amazina runaka ko babanza kujya kureba niba tutarayasobanuye, kubera ko hari benshi babyandika bisubiramo kandi ayo mazina twarayasobanuye. Ikindi ndakomeza kwihanganisha amwe mu bakomeza kutwandikira batubwira ko tutarabasobanurira amazina yabo. Ndakomeza ndibutsa ko tuba dufite urutonde tugenderaho. Rero niba izina ryawe ritaragerwaho, humura nawe tuzarigeraho. Reka rero tureke gutinda dukomeza n'ubusobanuro bw'izina Claudine. Nk'uko twabivuze, risobanura ucumbagira. Hakaba hari ibintu rero biranga ba Claudine, hari ibyo tugiye gukomeza tuvuga, hari ibyo twavuze mbere, hari ibyo tugiye gukomeza tuvuga. Rero kimwe mu bintu biranga ba Claudine nuko Claudine ari umuntu wiyumva kandi ufite imbaraga, ufite amarangamutima menshi, akagira igikundiro mu biganiro bye n'abandi. Rero iyo Claudine yarakaye nanone ntabwo aheranwa n'agahinda. Hari abantu barakara ugasanga bakomeje kurakara, mbese umujinya wabaye umujinya buryo aho yagera hose cyangwa se uwo yagera wese yamuhutaza. Ariko Claudine yarakaye nyine ntabwo bitinda cyane, ahubwo agerageza nyine kwisanisha n'abandi, agerageza kujya mu bandi kugira ngo abashe kwirinda cyangwa se kugabanya ka gahinda bibashe kumuvamo. Ntabwo ari wa muntu nyine utindana umujinya, ntabwo ari wa muntu ukomeza kurakara igihe yarakajwe, ahubwo usanga nyine agahinda yagize ashaka uburyo bwose kahita karangirana n'uwo mwanya. Hanyuma ibyo bintu rero bituma aba umuntu ushaka icyatuma yishima, bigatuma ashyikirana n'abandi, ndetse cyane cyane ni umuntu ukunda gufasha nyine kuba abantu bakiyunga, akafasha abantu kuba bakiyunga. Urumva kuba atifuza gukomeza umujinya afite cyangwa se kugumana umujinya afite, aba yifuza ko n'abandi ariko bamera, ku buryo nyine abonye abantu bafite ibibazo aba yumva ko bakiyunga bakareka kugirana uwo mujinya cyangwa se uburakari. Rero ba Claudine ni abantu guhitamo akenshi bibagora. Guhitamo kwabo ni ikibazo gikomeye cyane, kuko Claudine ntabwo ajya yita ku bwiza bwe ngo abutindeho, anyurwa n'uko ari, kandi ubuzima bw'amarangamutima ni ingenzi kuri we. Ikindi, kuba yahubangana ku marangamutima bigira ingaruka zikomeye cyane kuri we kubera ibyamugezeho. Rero ubusanzwe agira imico myiza, usibye ko wenda mu gihe urukundo rwe rwacitse intege nibwo agaragaza ibikorwa bitari byiza birimo kwigomeka. Ahangaha rero ni ibintu tuvuze bisa nkaho bifatanye ariko byenda guhura. Nuko twavuze ko Claudine ari umuntu ugira amarangamutima yego, ariko kandi ntabwo aba ashaka ko amarangamutima ye yahagarara cyangwa se yahubanganywa, kubera ko iyo ahubanganye usanga nyine ya mico myiza twavuze agira isa nkaho nayo itakajwe cyangwa se itakiri kugenda neza. Icyo gihe nyine iyo ahubanganyijwe ku bijyanye n'amarangamutima ye ahita amera nk'umuntu ushaka kwigomeka. Niyo mpamvu rero niba ufite Claudine, niba ufite umuntu mukundana witwa Claudine, jya umutwara neza, ureke kumubungabanyiriza amarangamutima ye kugira ngo bidatuma atakaza ya mico myiza ye aba afite cyangwa se yifitemo muri we. Claudine nanone kandi ni umuntu ugira icyivugo kimwe, aricyo niba unkunda unkurikire. Ibi ngibi kubivuga icyo bishatse gusobanura nuko nyine ntabwo ajya ahatiriza umuntu nyine kuba yakora icyo amushakaho. Wowe nyine niba wumva ko umukunze, kunda n'ibyo akora, kunda ibyo abamo mu buzima bwa buri munsi, wimukunda ariko ngo nakora ikintu nyine ucanga. Ayumva ko nyine yakora ibintu nyine ashaka kandi nawe ukabikunda. Ntabwo yumva ko ari wa muntu nyine n'umukunda uramutegeka kugira icyo akora, ahubwo abashaka ko nyine ukora bya yindi ashaka gukora. Niba bikoze nyine nawe bikunda ubikore. Ntabwo ari wa muntu upfa guhindukizwa cyangwa se kumuhindurira intekerezo, kuko abashaka nyine ibyo akora bikore, wowe n'umuhindura intekerezo uko wiboneye. Iyo atageze ku cyo ashaka kandi ararakara bikabije, ariko nubwo buri gihe atagenzura amarangamutima ye, ni umuntu nanone uzi guhita yigobotora kandi agashobora no kwihanganira ibihe bigoye igihe kirekire. Urumva bya bintu twavuze byo kuba ari umuntu nyine
usobanura cyangwa se ufite ikivugo kivuga ngo niba unkunda unkurikire, ntabwo nyine mu byo ashaka gukora igihe atabasha kubigeraho ndetse mu gihe mutabashije kumufasha cyangwa se kumwereka ko muri kumushyigikira, icyo gihe nyine bishobora gutuma arakara. Ariko nanone nubwo yarakara, ni umuntu ugerageza gukontorora amarangamutima ye, agahita nyine yongera akisura cyangwa se ntakomezanye bwa burakari nk'uko twabivuze mbere, ngo ni umuntu ushobora gukontorora umujinya we cyangwa se atajya urakara ngo atinde mu burakari cyangwa se atinde yarakaye. Rero kuba yahura n'ibyo bintu, ni umuntu ushobora kubimanaginga mu gihe gito, ariko nanone nibwo byakanga, ni wa muntu ushobora kwihanganira ibihe bigoye igihe kirekire. Ibihe byose agezemo bimugoye abasha kubyihanganira. Rero ikindi kintu kiranga ba Claudine ni uko imyitwarire yabo rimwe na rimwe hari igihe usanga ibamo gukabya, kuko iyo ugeze mu gihe cyo kwirwanaho abenshi bavuga ko ari umugome. Ubwo wenda sinzi ko turabisobanura ibi ngibi, nubwo twavuze ko agira urukundo, ariko nanone nyine mu gihe cyo kwirwanaho usanga nyine bavuga ko ari umugome. Ntabwo ari ku bugome tuvuga ari bwa bundi nyine bwo guhemukira abantu by'umwihariko, ahubwo ni kwa kundi tuvuga ngo niba mwese mugeze mu bibazo muri kumwe, nyine aragerageza kwirwanaho ibyo bibazo bivemo, kuruta uko yaza nyine ngo agufashe wowe nawe bivemo. Agerageza nyine kubanza kwiyitaho kugira ngo bive muri ibyo bibazo kurusha ubu. Niyo mpamvu rero tuvuga ko iyo bigize mu gihe cyo kwirwanaho nyine bavuga ko ari umugome. Ikindi kigaragara kuri ba Claudine, iyo bigeze mu rukundo, Claudine ntabwo yitangira. Iyo akunze aba akunze pe, kandi avugisha ukuri ntazi kubeshya. Claudine rero iyo akoze amakosa arayamenya kandi akayemera ndetse akanayasabira imbabazi. Si nk'abandi batsimbarara, iyo yakunze arabigaragaza kandi uwo yakunze akabimugaragariza ndetse akanamuratira abandi. Rero hari abantu by'umwihariko ku bantu nyine bari mu rukundo, impamvu tubifatanije n'iby'urukundo nuko hari abantu benshi bahishira amakosa bakoze mu rukundo bari kumwe n'undi muntu, nyine ugasanga nta nubwo yemera ko yakoze cyangwa se yanabyemera ariko ntabashe kuba yabisabira imbabazi. Claudine rero sikateye, ahubwo we ni umuntu nyine iyo yakunze nyine ni wa muntu udashobora kukubeshya, wavugisha ukuri muri buri kimwe, ikindi akaba yakemera amakosa yakoze akanayasabira imbabazi. Ni byinshi twavuga, ariko by'umwihariko ibi ngibi nibyo biranga ba Claudine. Niba witwa Claudine, igenzure neza urasanga ibi ngibi 90% ubyifitemo. Niba kandi utitwa Claudine, ushobora kuba ufite umuntu muziranye, ushobora kuba ari inshuti yawe, ushobora kuba hari aho uzuye umuntu witwa Claudine, ushobora kumusangiza iyi video kugira ngo amenye uko ateye, amenye ibimuranga, amenye icyo izina rye risobanura, kandi ushobora gukunda iri zina ku buryo ushobora kuryita umwana wawe. Hari byinshi rero twagiye tuvuga ku mazina agiye atandukanye, bamwe bakatwandikira batubwira ko bibaranga 100%, abandi bakatubwira ntabwo ari byose. Turagira ngo twibutse ko hari ubwo usanga nyine mu bintu twavuze ubyifitemo, hari n'ibyo usanga udafite, ariko ahanini cyangwa se byinshi muri byo ubusanga ubifite. Ntabwo abantu nyine batera kimwe 100%. Byo rero uvuga ngo ntabwo ubyifite, ushobora gusanga ari uwo mwitiranwa bifite, ariko 90% duhamya ko ibyo tuvuga ubu byifiteho. Ariko hari benshi twagiye tubona batwandikira bati uyu nguyu ni njyewe 100%. Reka rero nshimire buri umwe wese wanye natwe muri iki gice twari ubusobanuro bw'amazina, aho twari dufite izina Claudine. Reka mbakumbuze kuzakurikirana izina tuzabagezaho ubutaha, bitewe n'izina rigeze kuri liste nibyo tuzahita dukurikizaho. Ariko kandi mbibutsa ko amazina yonyine atari yo dukora, hariho inkuru z'urukundo, inkuru z'ubuzima, hariho ibiganiro, hariho amakuru tugenda tubashyiraho, hariho utuntu n'utundi. Ni ibintu byinshi biriho kuri Media Empire. Ubaye rero utabikurikirana ukaba uzi ko ari amazina dukorera gusa, nagushishikariza kubikurikirana kubera ko nabyo bifite icyo bitumarira, bifite amasomo bidusigira mu buzima bwacu. Ntabwo ninda rero mu bintu byinshi kuko benshi tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko nawe ugiye kuba umwe mu banyamuryango ba Media Empire. Wakoze kwa natwe, Imana ibane nawe. Bari kumwe nanjye Isingizwe Edite kuri Media Empire. Tuzasubira ubutaha. Ndabashimiye cyane.